Reka nkomeza kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane udukurikira ku Mucyo TV turabakunda cyane, nkomeje kukwifuriza kugubwa neza aho waba uherereye hose, nkomeza kukwifuriza kugira amahoro n'imigisha aturuka ku Mana. Amakuru yo nguzaniye ni amakuru ari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Amakuru reka tuyahere rero, Minisitiri utuma twishima yinjiye mu kibazo rero cy'umukobwa warikoroje ku mbuga nkoranyambaga avuga ko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr Utuma Twishima Jeanne Pomuseni Abdullah yinjiye mu kibazo cy'umukobwa warikoroje ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kuvuga ko rero urubyiruko rw'u Rwanda rukennye. Byatangiye rero umwana w'umukobwa agaragaza ko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye cyane, nubwo rushobora kuba kugenda mu muhanda rero mu nzira rusa neza utabimenya. Mu mashusho rero uyu mukobwa yagize ati mundebere ndasa neza ndamutse ngiye mu mujyi, abana bo mu mujyi batangira ngo wanteje imbere, ariko urabizi se ko kuri momo yanjye mfiteho amafaranga 300 y'ibiceri by'u Rwanda. Uzi telefone nkoresha ariko ndakennye. Ibi nibyo rero guverinoma ikwiye kwitaho kuko turakennye ariko ntibabibona. Turakennye ntimukatubone dusa neza, turakennye. Ni amagambo rero cyangwa ni amashusho uyu mukobwa yagiye agaragaza ku mbuga nkoranyambaga avuga ko nyine urubyiruko rw'u Rwanda rukennye. Uyu mukobwa rero wasaga neza nk'uko abyivugira akoresha telefoni, ubona ko yihagazeho bijyanye n'amashusho yafataga. Ibyo rero yavuze byagarutsweho cyane, bamwe bamunenga bagaragaza ko atari bwo buryo rero bukwiye, yagakwiye kugaragaza ikibazo cye. Bakomeza bamwandikira ku mbuga zitandukanye ngo kuri X witwa Kabagambe Renatus nawe yanditse ubutumwa busa n'ubugaruka kuri uyu mukobwa, ariko abuherekesha uruhererekane rw'ubundi bunenga abatifuriza ineza u Rwanda, ndetse ashyiraho n'amafoto yabo n'uyu mukobwa arimo. Kabagambe yavuze ko umujinya wahinduwe igisana n'ubuvugizi. Umujinya wahinduwe n'igisa n'ubuvugizi, agaragaza ko urubyiruko ruri gukoreshwa nk'indangururamajwi zo gusakaza ibitekerezo byuzuye umujinya by'abatifuriza ineza u Rwanda. Ati bamwe rero bifashisha uru bushomeri bagatoza urubyiruko cyane cyane ab'igitsina gore mu kugaragaza akababaro kabo, nyamara bihabanye n'uko babayeho. Kabagambe yavuze ko uyu mukobwa wagaragaje ko urubyiruko rukennye, bivugwa ko yahawe akazi ariko agakanga. Ibigaragaza ko rero ibyo yavugaga byari mu murongo wo kuyobya aho kuvuganira abo avuga ko nta kazi bafite. Urabona ko yagomeje agira ati rero abo bari kumushyigikira buri gihe baba bacecetse. Iyo hagaragaye rero ibibazo by'urwango cyangwa amacakubiri, ibigaragaza mu by'ukuri abo bashyigikiye. Yumva ko nyine yagomeje avuga ati iyo hagaragaje ibibazo by'ukuri, abo ngabo nyine ntibaboneka. Kabagambe yavuze ko rero impungenge za nyazo zo kuvuganira urubyiruko zikwiye kwibanda ku gutanga ibisubizo n'amahirwe atandukanye, aho kugumura abantu hagamijwe indi migambi yihishe. Bamwe rero ku mbuga nkoranyambaga bamusamiye hejuru, basamiye Kabagambe hejuru, basa n'abagaragaza ko ibyo yavuze yaciye inkamabere.
Ngarikadi we yavuze ati kwizera. Richard Kwizera yanditse ati nabyutse nizeye ko ibi bitagaragasi byasibwe none biracyahari. Kabagambe rwose bisibe, sinumva impamvu ukomeje gutekereza ko ukunda igihugu kurusha abandi. Ni gute ufata uyu mwana w'umukobwa ukamushyira mu bigarasha kubera ko yatanze igitekerezo cye? Ku mbuga nkoranyambaga nyine bakomeje babigarukaho gutyo. Uwitwa Caguwa kuri X nawe yavuze ko ibyakozwe na Kabagambe bibabaje ndetse biteye n'agahinda. Ati ibaze gufata umwana w'urubyiruko uvuze ko akennye ugahita umushyira mu gatebo kamwe n'abanzi b'igihugu. Ubu hari uwabonye ubu butumwa bwa Kabagambe yarasanzwe azi uyu mukobwa agahita yishyira mu mutwe ko ari kimwe n'abo bagabo. Caguwa yagomeje agira ati cyakora ntawamenya, wasanga hari amakuru wenda Kabagambe amufiteho twe tudafite, akaba aribyo byatumye rero amushyira mu gatebo n'abariya bagabo. Naho ubundi bitabaye ibyo byaba bibabaje. Caguwa rero nawe nyine nibwo yakomeje avuga ati nyamara ibi bintu birababaje biteye agahinda. Ibaze gufata umwana wo mu rubyiruko wavuze ko akenye ugahita ko umushyira mu gatebo nyine kaba ari abagabo b'ibigarasha. Ubu nyine hari uwabonye iyi poste ya Kabagambe, yari asanzwe azi uyu mukobwa agahita yishyira mu mutwe ko ari kumwe n'abariya bagabo nyine Kabagambe yagomeje avuga cyangwa yashyize mu majwi. Ni ikibazo rero cyinjiwemo na Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr Utumatwishima Jean Paul Abdullah, anakebura rero abazana abana ba Kabagambe muri iki kibazo. Ni nyuma ye rero uko bari batangiye kwataka Kabagambe bavuga ati nawe afite akazi nk'ak'abana bawe, nawe ntago yakandika biriya cyangwa atako yagaragaza ko akennye nawe akora nk'abana bawe bakora. Ibi rero nibyo byatumye Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yinjira muri iki kibazo rero. Dr Utumatwishima Jean Paul Abdullah akebuye rero abazana abana ba Kabagambe muri iki kibazo. Ati mureke Kabagambe akemure ikibazo tutazanyemo abana be. Urubyiruko rero mfite mu nshingano rufite ikibazo cy'umurimo 18% ugaragaje ko akenye, ko ashonje cyangwa ko ari kwirwanaho, ni kumutega amatwi tukamwereka amahirwe dushyira hamwe nk'inzego zose, aho kumuhungabanya cyangwa ngo umushyire mu bigarasha. Guverinoma rero yakunze gushyigikira urubyiruko na cyane cyane ko ari rwo rwihariye umubare munini w'Abanyarwanda binyuze mu nzego zitandukanye nko mu burezi, kwihangira imirimo, ikoranabuhanga n'ibindi. Ibi nibyo Minisitiri w'Urubyiruko yagomeje asobanura. Nk'ubu muri gahunda y'igihugu ya kabiri yo kwihutisha iterambere, guverinoma yiyemeje ko muri iyi gahunda hazahangwa imirimo ibyara inyungu nibura miliyoni n'ibihumbi 250, ndetse buri mwaka hazajya hahabwa ibihumbi 250 akazi. Urumva ko rero ari byo Minisitiri Utumatwishima yagarutseho. Minisitiri Utumatwishima rero yinjiye muri icyo kibazo anaha abantu ko niba umuntu agaragaje ko akennye atari ngombwa kuba bamubwira ati rwose uvuze nabi,
ntago ari byo, nibyo rero bagarutseho bavuga ati rwose uriya mukobwa cyangwa uwo Kabagambe bose ntago bagakwiriye kuba nyine bavuga ibyo byose, yavuze ko nyine u Rwanda rushyize imbaraga mu gushakira uru rubyiruko akazi, nk'uko nyine byagiye bigaruka. Wiyita rero witwa Cindy nabazaga kuri yavuze ko rero uyu mukobwa wakomeje gutuka urubyiruko rw'u Rwanda agaragaza ko rukenye, yishyuwe amadolari 400 n'abatifuriza rero u Rwanda amahoro cyangwa ibyiza. Yakomeje agira ati rubyiruko mureke duhaguruke, tumwereke ko ndetse twereke n'abandi bakwirakwiza ibinyoma ukuri turi abanyarwanda, abaturage bakora cyane. Urumva ko rero ni abagiye basubiza bakoresheje urubuga rwa X rwahoze twitwa Twitter, ariko minisitiri nyine yabigarutseho avuga ati rwose iki kibazo ati mureke Kabagambe akemure ibibazo tutazanyemo abana be. Urubyiruko rero mfite mu nshingano rufite ikibazo cy'umurimo 18% ugaragaje ko akenye, ko ashonje cyangwa ko ari kwirwanaho, ni ukumutega amatwi niko minisitiri yakomeje avuga, tukamwereka amahirwe dushyira hamwe nk'inzego zose. Guverinoma rero ikunze gushyigikira urubyiruko cyane cyane arirwo rwiganje umubare munini w'abanyarwanda binyuze mu nzego zitandukanye nko mu burezi, kwihangira imirimo, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Nk'ubu rero hari gahunda y'igihugu ya kabiri yo kwihutisha iterambere. Guverinoma nyine yemeje ko muri iyi gahunda hazahangwa imirimo ibyara inyungu. Nuko rero minisitiri yabivuzeho avuga ati rwose niba umuntu agaragaje ko afite icyo kibazo nta kumutera amabuye cyangwa bavuge ko yatangiye gutambikira cyangwa ko yatangiye kuba